navuye iwacu heza ngana i Kigali guhiga amafaranga ngo mbeho ubuzima bwiza, sinarangije amashuri sinasezeye ababyeyi, sheri wanjye ntiyamenya aho narengeye, ariko hello my brother umeze ute, uko nje nakomeze, ibyo wambwiye birasohoye, ubu umugore yananye umwana. Ya light reka ngusuhuze kandi nkwifurize kumera neza mukunzi w'Impamvu TV, nitwa Uzana the Sax. Kuri kamera za Impamvu TV urabasha kubona umuhungu wambaye neza koko, yitwa El-wizzy, badman, migani na mazina menshi, ajya gutangira kwibwira nk'umukozi w'Impamvu TV. Hello my brother umeze ute, uko nje nakomeze, ibyo wambwiye birasohoye, ubu umugore yananye umwana, burya nawe uyoberwa umwibye, icyabura namuhishe, ya majoro yajyaga ataha, none ubu yagiye. Yo, it's your boy El-wizzy, badman wasana. El-wizzy, badman wasana ni umuhanzi wo mu karere ka Musanze, ariko ahangaha tumusanze ni muri Kigali. El-wizzy, waje gukora iki muri Kigali papa? No kwinjoyinga life kabisa no mu mishinga myinshi, ariko noneho umaze kumukira koko ku buryo ufata akanya nyuma y'uko indirimbo yawe isohotse, nyuma y'ukwezi kumwe igiye hanze, ukaza muri Kigali kwinjoyinga tu. Wasuzi kariho nsarurira amatunda. El-wizzy, indirimbo turirimbiye yakorewe hehe, yakozwe nande? Ingoma bayita Ndorera. Yego. Yakorewe muri Touch Music. Yego. Ikorwa na producer bita Real Beat. Yego. Ariwe manager w'umuntu. Yego. Akaba ari uruti runini nsoromaho. Uruti runini nsoromaho imbuto. Bikaze. Ariko ngo uri Kigali urashaka gusoroma izindi mbuto nka zingahe? Man, uzi ibintu dufite mu ntuza mu gikoni. Yes. Ni ibintu bitatu bimeze neza cyane. Ntabwo ari mu gikoni ahubwo ni mu giti. Mu giti za mbuto. Yego. Okay, El-wizzy, ariko umeze neza? Turashima Rugero. Nizere ko nyine no mu rugo bari aho bameze neza, umukecuru arimo gushima Imana. Nasiza byini mundu. Yego. Byakaze koko. Birakaze koko. El-wizzy, nyuma y'iminsi myinshi tutabonana, mbashije kukubona mu mujyi wa Kigali, umeze neza, urifunze kwa kundi nk'umuhungu. Nyuma y'uko nyine usohoye iyi ndirimbo, nabashije kubona comments z'abantu benshi batandukanye, baravuga bati El-wizzy, umuhungu uririmba nka Amaroni koko. Nyuma y'uko bavuze ko uririmba nka Soshomura, batangiye kuvuga ko uririmba nka Amaroni. Ibyo bintu nkaho ubivuga iki? Man, nyine izo commentaire nanjye zijya zingeraho, zano bavuga ngo urimba nka Soshomura, ejo ngo urimba nka Amaroni. So ariko ntacyo yabitwaye. Ikibi nuko naba mbigana, naho ubundi niba ari kariyeri yanjye mba ndimo ndubaka, abantu basa ntacyo bapfana, abantu bakavuga kimwe ntacyo bapfana, so ndumva ari mu rwego nanjye nisanze ndirimba nk'abo bantu. Hanyuma El-wizzy, ni indirimbo wakoze wenyine, ariko ufite ama featurings menshi, wagiye ukorana n'abantu batandukanye. Niyo ndirimbo wabashije gukora ukavuga uti ewana ndekuye umuzigo? Ingoma nigeze gukora iri collabo cyangwa yanjyenyine? Ya wenyine. Yanjyenyine se hari icyo utumva, ni igisasu Ndorera. Ndorera yabaye none igisasu, ubu isigaye ari indirimbo irimo kuba vibe mu buryo bugiye butandukanye kuri Instagram, TikTok n'iki. Bari abakobwa mbona muri lyrics muraziranye cyangwa bagiye bavibing indirimbo ya batakuzi? Man, nta numwe nziranye nawe kabisa. Nababonye gutyo, mbona abantu bakoze ubu video challenge bw'ingoma yanjye. Man, byaranshimishije cyane kubona umuntu tutaziranye yifata akavuga ati uyu munsi ngiye kugaragara mu ngoma y'umusaza, nakoze akantu. Ndabashimiye cyane, mbikuye ku mutima. Okay, El-wizzy, nyuma y'uko ukoze indirimbo yitwa True Love, iyo ndirimbo abantu nayo igisohoka, abantu bahise bavuga bati uyu muhungu ko aririmba nka Soshomura, bimeze bite? Ongera turirimbire ku ndirimbo yitwa True Love gatoya.
waje usanga ndira yo kwarika kubera amateka mabi nagiriye mu rukundo uraza uramoza uti kuva ubu ntuzongera kurira kuva uwo munsi wanyumvishije umunyenga w'urukundo mabe n'ubu ngubu niwo nyidegembya mobe niyo ngiyo niyo mpamvu abantu bahise bavuga bati uyu muhungu harabasha kuririmba nka Soshomora. Ibyo bintu wowe nka El-wizzy ubwo wumva bizavamo? Man, ibintu byose ni umugisha w'Uwiteka, ntago nge ndirimba nka Soshomora ahubwo tujya kuririmba kimwe. Yego. Nkuko yariye mani ni nkuko nabo yabaza bagasanga hari abantu baririmba kimwe ntibyari bubaca intege tu kuko bari baje mu bintu bapanze. Yego. Nanjye kwa ko naje mfite business plan y'umuzika njemo ntago nasubira inyuma, nzakomeza nkore. Imana nibishaka nanjye nzagafata nk'abandi bose. Yego. El-wizzy mu buzima busanzwe abakunzi b'Impamvu TV barashaka kumenya El-wizzy yatari mu muziki akora iki? El-wizzy ko nzi ko iminsi yose ari mu muziki. Igihe cyose mba nibereye mu bintu by'umuziki. Iyo nari stu mba ndi kuri YouTube ndi kwiga utuntu tugiye tunyuranyuranye natwo ni umuziki. Yego. Mbese ibintu ubuzima bwanjye bwa buri munsi ni umuziki, nta kindi kintu nzi. Navuga wenda hari ibyo nshoboye ariko ikintu numva nshoboye ku rwego rwo kuvuga ngo nagitaho umwanya munini ni music. Yego. Yes. Hari umukunzi wacu watwandikiye aratubwira ati muzatubabarire mubwire El-wizzy kugira ngo dushire amakenga n'amatsiko ko ataririmba nka Malone, azaturirimbira indirimbo yitwa Yambi. Turirimbire gatoya. Iyo ndirimbo kinjabutsera. Navuye iwacu heza ngana i Kigali guhiga amafaranga ngo mbeho ubuzima bwiza, sinarangije amashuri sinasezeye ababyeyi, sheri wanjye ntiyamenya aho narengeye, ariko i Kigali niba ryayamara amasaha na Gishoro nta nicyo waronka. Nibyo mba nibuka. Barabyumva neza yuko ahubwo noneho ibintu biraje biryohe. El-wizzy ukimara kumenya yuko ufite impano yo kuririmba niki wakoze? Ikintu cya mbere nahise nkora nahise ngana abafite ubushobozi bwo kuba bankorera bazamura impano mfite. Yego. Yes, mpita njya ndandika nkajya nkunda kwigaragaza ahantu hagiye hatandukanye. Paka nge kugeza igihe nagereye muri studio nkora indirimbo ya mbere kugeza amaginga ye. Nyuma Leo Beat nka manager wawe nk'umuntu wagerageje kugufasha mu gutangira muzika yawe, umufata nk'iki kuri wowe? Man, Leo Beat birenze kuba ari manager cyangwa producer wanjye, ahubwo ni n'umuvandimwe. Yego. Kuko man mbifata nk'impano Imana yamuje nayo tu. Kuko umuntu waje akamfata ukuboko aho numvaga ko music ngiye kuyivamo byanshobeye, aravuga ati ndahari humura, ku bushobozi mfite tuzasangira kandi ko tuzabigeraho. So rero urumva mufata nicyo cya giti navuze nsoromaho amatunda. Leo Beat ni igiti kabisa. Yes. Ni igiti. El-wizzy twiyizire mu buzima busanzwe ubukiza ubwo twaganiraga waratubwiye uti burya jewe hari ibyo kurya nkunda koko. Ubu noneho ushobora kuba warageze ku rundi rwego. Ubu noneho ushobora kuba warageze ku rundi rwego ukaba urya ibindi biryo bitandukanye n'ibyo watubwiye ubushize. Ubu ngubu El-wizzy hagize umuntu umusohokana yamugurira iki koko? Icyo kibazo ko cyanjabuka. Kunsohokana nubwo bidakunze kubaho, ahubwo ari njye usohokana abantu. Yewe uramutse wagize ayo mahirwe ukansohokana ni imineke myinshi. Yewe dusanzwe tuzi yuko imineke ikundwa n'imishubatayi. Yewe ibyo byonyine man, ikindi wazana keretse uzanye ibintu byose bijyanye no kunyobwa ariko bidasindisha. None se ko nshaka kukugurira inkoko
turava hano ntakuguriye inkoko. Ndayirya ariko sinyikunda cyane, ubwo n'umuneke uboneke n'umushubatayi. Ibintu by'imineke bikundira iki koko? Kutari umukristo. Ntabo umukristo aka kanya urabunyambuye se. Ariko wigeze kutubwira ko uri umukristo ariko usengera mu idini ya Islam. Ibyo bintu ubihuza ute? Ubundi abantu benshi ibintu babyumva nabi. Kuba umukristo ntago bisaba ngo iyo uvuze Kristo umuntu ahita yumva Yesu, sibyo? Ntago ari byo bigaragaza umukristo, kuko umuntu wese yavuga Yesu, umuntu wese yavuga Muhammad. Ahubwo kuba umukristo ni igihe umuntu akora ibikorwa byiza, afasha abababaye, amenya imfubyi, mbese ari umuntu ukora ibikorwa byiza ubona ko yitanga. Icyo gihe umuntu wese aba ari umukristo. Ntago umukristo ari idini, ubwoko, iki. Umuntu wese ushobora gukora igikorwa ukavuga ati uyu muntu afite ubumuntu muri we, aba ari umukristo. Bityo rero nanjye ndi umukristo. Hanyuma El-wizzy, twiyizire ku bukristo koko wakunze kubutindaho. Wambwiye yuko hari indirimbo ya gospel ukunda mu buzima bwawe ukaba uyikunda koko. Iyo ndirimbo yitwa gute? Ese wayituririmbiraho gatoya? Nanjye niruva nyizi ndagufasha. Indirimbo bayita ngo ikira, ntago nibuka umuhanzi, ariko indirimbo bayita umbereye maso. Yego. Ni indirimbo inkora ahantu koko. Yego. Kabikora neza. Hanyuma waduhaga freestyle k'iyo ndirimbo? Murana byinshi bimbuza gukora, aho ubushake bwawe Mana, ubushake bwawe ngambirira buri munsi gukora ibyiza, ariko ibyo ngambiriye nabari ibyo nkora, aho umwanzi wanjye ahoranera ngateshuka inzira zawe. Niyo tu niyo El-wizzy badman. Ahubwo ngenekereza ko wari kwibera umuhanzi wa gospel, si byari kuba byiza? Ndi nawe ariko. El-wizzy, mu mishinga ufite hari indirimbo waba ufite ivuga kuyobokamana? Kuyobokamana? Yego. Nzayipanga. Yego, uzayipanga ariko ntabwo uyifite muri za mbuto urimo kugenda usoroma kwa Rio Beat. Naba mbese mvuze ngo iri muri projet muzo mfite muri iyi minsi. Yego. Ariko iri mu byo ngomba kuzakora, kuko hari byinshi umuntu aba afite gushimira Uwiteka, yarabikoze koko. Yego. Byinshi. Yes, El-wizzy, dusoza ikiganiro twagiranye tunagushimira cyane kuba witanze ukaduha umwanya wo kuganira. Nubuhe butumwa cyangwa se ijambo ry'impamba wagenera abakunzi b'umuziki nyarwanda? Ndetse ikintu nabashishikariza, dukunda iby'iwacu. Yego. Dukunda iby'iwacu kuko nta wundi uzava hirya ngo abidukundire. By'umwihariko iby'iwacu twumve ko ari byo byiza kurusha ibindi. Ibyo bintu bizadufasha nitubibasha kubigeraho. So dusharing indirimbo z'abahanzi bacu, tuzisabe ku maradiyo, ku ba DJs, kuri YouTube ukigeraho wumve ko ugomba guhita ushaka indirimbo nshya y'umuhanzi w'umunyarwanda. Ibyo bintu bizadufasha cyane. Mudutere n'inkungerega, muziki ni business nk'izindi zose, mushoremo tuwukore wagukugere hirya n'ab'imahanga ubwo bajye baza gushungera. Nicyo kintu numva nasaba abanyarwanda. Yego. El-wizzy, turagushimiye, Imana ikongerera impano. Nanjye nshimiye Impamba Nyayo TV, mwakoze cyane. Imana ibahe umugisha.